nuko dutegereje ko Apotre azanwa ubwo niko biteganyijwe ko uyu munsi ari bube ari hano ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Dukoze kino kiganiro sangahe? Dukoze saa 3:30. Reka nkubwire rero. Ndifuza ko umukozi w'Imana Apotre Yongwe arekurwa. Nicyo cyifuzo. Namaranga mutima yawe. Namaranga mutima yanjye ni cyifuzo cyanjye. Sibyo? Uyu munsi dore hari abari bagize n'impanuka ariko kubera amasengesho Samu yaseza ajya kuza barayirokotse. Urumva? Apotre Yongwe, come on. Mu bibi bye haryamenyemo n'ibindi byiza byinshi. Nubwo tutagiye kuri mikoro ngo tubivuge ariko ntibibuza ko kuba bihari. Nuko ahubwo akenshi usanga ikintu kibi ari cyo cyamamaye kurusha ikiza. Muri kamere ya muntu urabizi ko ariko bimeze. Nabonye ari nabatangiye guhanura ngo ararekuwe uri kumva za betting mu kanya niba mujyana ururimi ruraboronyereye uri kumva ngewe ibyo ndi kuvuga so guhanura ni ibyifuzo ntabwo njano kumutaba ngo nafungwe nabambwe kuko nabaraba yarababariwe na cya gisambo ku musaraba ku munota wa nyuma cyabonye ubugingo cyari umwana wo kurimbuka. Ubwo rero Apotre Yongwe mu byaha bye bitaranamuhama ntabwo arutabaraba ntarushabara bibyaha ntaruta cya gisambo. Niba hari ikintu Imana yarije kumwigisha sibyo bro muri iyi minsi arakize. Ese Samu wagukuri wawe icyumweru gusa utari kurya uko ushaka utari kumwe n'abarumuna bawe n'abakuru bawe uri mu nzu ahantu wifungiranye wenyine uryama ku kirago ni rero somo rindi ubukene ko Imana yabikwigishije. So rero kubw'impamvu z'umurimo w'Imana yayikoreye kubw'impamvu z'umuryango we umugore n'abana kubw'impamvu z'inshuti ze Imana imurengere kuri iyi nshuro acike donc mwere Imana izavuga iti natahe ariko we agize amahirwe agataha. Yego nuko gamagazi amazi ntakiri yayandi baramujyana imageragere hariya buri we nanjye najyayo nawe ubutumwa bw'indase hari Imana yabubatumye Imana yabatumye kubwiriza abantu ibirayi inda ugenda umbwira nawe bavuga ubutumwa bafite ubutumwa bw'igifu ubabwira ngo buri wese uri kuri YouTube hariya umutubuzi uko atubura niko amaboko nayo agiye kumutuburira amufata mujyana imageragere agiye gutubuka. ninde bawe inzungu rwose iriya jambo ryarambabaje. Iryo Yongwe yakubwiye? Yongwe niryo yambwiye. Urumva abo twari turi kumwe bamanutse hasi. Yego bamanutse hasi arangije naramanutse ngeze hasi ndibaza ubu kweri iki kintu nicyo ikintu Yongwe ambwiye nicyo. Naratashye mfata za fimbo uko ari 8 nzimanika ku musimari. Oya ngira madamu ndamubwira ni rero Apotre aransengeye ana baramuzanye eka tujye kumufata de Apotre Yongwe baramuzanye mbeba turi buze gusubira sawa ubwo genda Imana imufashe kandi mushyigikire mu izina rya Yesu. Yes, ibihe byiza cyane abadukura n'abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe nizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni Impanuro TV ndetse n'inzozi zacu ariko by'umwihariko turi kumwe na Kiranuka TV. Aha turi ni Kibagabaga ku rukiko rw'ibanze sibyo mbeba? Ni ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Tugeze gutya rero turi kwigendera twibere ku muhanda tubaduhuye n'umuntu witwa Mbeba y'inzungu ni umwe mu bantu bagiye bakora ibiganiro bigiye bitandukanye kuri social media ndetse hari icyo yakoranye na Apotre Yongwe by'umwihariko uyu munsi tuje kumva urubanza rwe hari n'ibyo batumvikana mukora ku mutwe cyangwa se agira n'ibyo amubwira. Mbeba wari umeze neza? Yaje meze neza ndashimira Imana. Akose kuki wabuze muri social media ubundi wagiye hehe by'umwihariko? Nukugira ngo bamwe mu ntaza zibanze zivemo. Yewe nzaza nyuma.
uzaza nyuma nibwo uzagaruka mbo nshobora kuzaza ariko nkaza mu bundi buzima nyine mudasanzwe munzimo yego kuko nsa narahindutse yego wahindutse mu buhe buryo narahindutse mu buryo bukomeye n'ubundi buhamya wenda cyaba ikindi kiganiro tuzakorana ariko nanjye nyine narinda ahangaha ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo aho Apotre Yongwe yaje kuburana ariko by'umwihariko ndibuka ko mu gihe cyashize hari ibiganiro twagiye dukorana mu biganiro mwakoranye kuri Excellence niho mbwata amaturo urya erega kurya amaturo nta kibazo kirimo yego ahubwo urayarya uyemerewe urayarya uyemerewe ngize amahirwe yuko mwese mukoresha amacano cyangwa se ibitangazamakuru mukoresha ari ibigendanye n'ivugabutumwa yego mumfashe muri minsi iza muntegurire mfite icyigisho cyitwa ipfundo ry'urupfu yego mfite message ikomeye Imana yampaye kandi ngomba kubwira abantu ntabwo ngewe nkiri imbeba y'inzungu wa undi waruzi wirirwaga mu baraperi n'iki byari bifite igihe cyabyo yego ariko hari message yego ariko mvuzeho gatoya ugenda umbwirire ngo witwa ko ari umuhanuzi wese uri kuri YouTube yego bagiye kubatora nk'uko isenene zitorwa mu bigori oya bagiye kubatora babajyana he umwe ku wundi nk'uko isenene zitorwa hehe mu bigori aba bahanuzi baje tutazi iyo bavuye ugenda ubambwirire gutyo nanjye rero urabona nibereye mu kazi nyine ndi gushaka ibirayi bya buhinja yego maze iminsi ndwaye ariko ndashimira Imana ko ndi muzima ku munwa rwose hariho utuntu tumeze nk'aho ari malaria cyangwa se niba ari na accident sinzi oya ni ka malaria ni ka malaria Apotre rero reka mbeba nkubaze muri ubu buryo itabwa muri yombi rya Apotre Yongwe bikimara gutangaza ko yataye muri yombi Apotre Yongwe akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya escroquerie niko babivuga kandi ari Apotre ni inkuru wakiriye gute ni ibintu wabonye mu wihe buryo mu yihe mboni by'umwihariko kuri wowe navuga ko je nabonyemo ibintu byinshi kuko icyambere buriya iyo urukiko rutarahamya umuntu icyaha bakira umwere yego kandi sinibaza ko nubundi buriya na Yongwe bitewe n'urwego arimo cyangwa se n'intera navuga Imana ari maze kumugezaho birashoboka ko donc buriya navuga muri make ngo uko usatira izuba niko rirushaho kugutwika urukiko rushobora kumuhindura umwere ugushatse kuvuga iki uko usatira izuba niko rirushaho kugutwika nyine hari urwego arimo kandi uzi ko hari abantu bashobora kuza muri icyo gice nyine akavuga ati uyu mwapotere wenda wamushyira hasi yego niyo mpamvu habaho ubutabera ariko nkanjye ku gice nkurikije uburyo twagiye duhura uburyo twajyaga tuganira akangira inama nkagira ibyo mubwira wenda ku ruhande yego buriya tabera nyine buzakora akazi kabwo birasaba ko rimwe na rimwe abantu bagomba no gushishoza bakagira n'ubwenge mu byo bashobora kuba bibwira yuko harimo Imana haba benshi bavuze ngo ni Imana n'amafaranga ifaranga buriya Bibiliya iravuga ngo ni umuzi w'ibibi byose ndibuka mu kimwe mu kiganiro twigeze dukorana na Yongwe twari kuri topic ivuga ku mafaranga yego yewe nemera ko Imana ishobora kukugirira neza amafaranga ni ikintu dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi yego ariko Yongwe ndibuka ko tumaze gukora kiriya kiganiro twakoreye muri Chic ndibuka ko Imana yaransanze irambwira ngo kuko abo twari turi kumwe bamana no Imana irambwira ngo muhe 5,000 muhe inoti 5,000 icyo yahise akora yarambwiye ngo upfukama hasi ngo usengere nkwaturireho umugisha narapfukamye koko aransengera arangije afata fimbo 8 zari ziri ku meza gutya Yongwe fimbo 8
arazima arambwira ngo aya ni amafaranga ugiye gutunga amafaranga so atigeze atunga araguhanurira reka nkuremo ikasi ikuremo nta kibazo ko ushobora kuba ndi kubitubwira ukagira ngo ni ibipapirano imbeba y'inzungu bazi se sigera ni imbeba y'inzungu rwose iriya jambo ryarambabaje iryo Yongwe yakubwiye Yongwe niryo yambwiye urumva abo twari turi kumwe bamanutse hasi yego bamanutse hasi arangije ugera mu 5,000 yego ariko ari nk'Imana imvugiyemo kuvugiyemo sibyo yego waguha film noneho Yongwe icyo yakoze nta kindi we yateruye fimbo 8 arazima arambwira ngo ugiye gutunga amafaranga utigeze utunga kandi ugiye gutunga amafaranga so atigeze atunga yego naramanutse twari turi muri shiki muri miki muri miki ari iruhande rwa shiki naramanutse ngeze hasi ndibaza ubu kweri iki kintu nicyo kintu Yongwe ambwiye nicyo naratashye mfata za fimbo uko ari 8 nzimanika ku musimari oya ngira madamu ndamubwira ni rero apotre aransengeye ariko mu kusengera je muhaye inoti yanjye 5,000 bira bitanu madamu yabijyana ku isoko mu isoko Kimironko bakamuha ibirayi yego ubu wowe ngo wayize fimbo ukazijyana ku isoko baguye iki nyine ariko niba wibuka hari ikindi kiganiro twigeze gukora turi kumwe na Pasiteri Claude yego nabahaye amezi 3 mu buryo bw'ubuhanuzi narababwiye wowe Claude urajya muri gereza kandi na Pasiteri na Apotre Yongwe mwese murajya muri gereza bifatwa ko ari amezi 3 ku mwana w'umuntu yego kandi ikindi Imana iraje ishyira abantu ku karubanda umwe ku wundi nubone naravuye mu itangazamakuru mu biganiro n'ibiki ngo ugire ngo buriya nivanyemo ubuzima bwanjye bwagiye ku ruhimbi ubumbarizwa ku ruhimbi oya nta handi itangazamakuru ravuyemo ubuse ntituri kuvugana namwe ahubwo turi kuvugana iki ni ubuhamya kuko wenda yaje mu butabera kandi ubutabera bugomba gukora akazi kabwo ariko n'abandi bose bafite uwo mugambi bafite esprit navuga ni esprit ni nka spirit killer donc ari umwuka w'ikuzimu waje uragenda winjira mubona kwita abayobozi bamwe na bamwe b'amatorero yego aba bose rero bararye bari menge umwe ku wundi ugitangira kuvuga ngo cwe ribi ikaba yahageze kandi abariwe amafaranga ni benshi mugiye kubona abantu baza gutanga ubuhamya aba bari bufatwe nabo ni benshi kuko ni ibisambo byitwaje Bibiliya ibyo rero bagomba kubifata bakabifunga uyu munsi wenda hari ibyo wabwiye Apotre Yongwe mbere nuko wenda uyu munsi atabwa muri yombi uko ni ikiganiro cyawe nakurikiranye hagaragaramo kutumvikana ku mpande ebyiri umwe ari kuvuga bimwe n'undi avuga ibindi uyu munsi ni ikihe kintu wabwira Apotre Yongwe ni ikihe wamwifuriza by'umwihariko rugize uti ngiye kumucyura kuri moto nta muntu nakwifuriza gufungwa kiri kutazi gufungwa icyo ari cyo ariko jewe ndifuza ko ubutabera bwo bwakora akazi kabwo niba ari umwere Imana izavuga iti natahe ariko we agize amahirwe agataha yego nuko gamagazi amazi ntakiri yayandi nuko bimeze nuko gamagazi amazi ntakiri yayandi nabandi babimenye kandi ikindi bonero no kubwira abantu bari kuri wa mugani Rwema niyo uvuga ngo iyi mihanda umuntu wese ushaka kuza aje kuvuga ku mwana w'umuntu yego ariko ubundi abantu babuze ibintu baganira abantu babuze ibintu bavuga
nukuvuga ngo ucunge ni ibintu bitatu Yego. biri kuri YouTube namwe muri kuzikoresha n'ubuhanuzi kabiri harimo ikintu kimeze nko gusebya no guharabika no kwangiza yego ubwo mbona ari n'umwe mu banyamakuru mugenzi wanyu nawe nabonye bataye mu mvuto uriya n'uriya nawe ari mu gatebo kamwe n'aba bayongwe bose shyire mu hariya wavuga ko bari gukura imyanda kuri YouTube igaragara aba nibakureho abantu baze bavuga ibintu byubaka abantu niba ari ubutumwa bwiza fata Bibiliya ubwirize sibyo ubwirize niba ari message Imana yaguhaye nabwo nemera ko Imana ivuga message Imana yaguhaye ariko ureke kuza gukura abantu imitima nuko ndumva ari cyo navuga Imana imukuremo ariko nabarengana aragiye avemo Imana ntiyamukura amata narengana se ibimenyetso bimufata ntiyavamo kubw'amasengesho y'abantu cyangwa se y'Imana sengesho s'amasengesho akura amasenge Bibiliya iravuga ngo isengesho ry'umunyabyaha yego ni ikizira imbere y'Imana oya niba hari icyo yakoze bikaba bigaragara ko yagikoze kandi buriya ribu ntabwo yagufata ntabwo yaguta mu mvuto nta makuru ifite ibiyagufiteho gusa hari n'aba yagiye ifata n'ubundi inkiko zikabarekura nibasanga arimo hano kubw'impamvu runaka cyangwa se bagasanga arengana atahe nibasanga nanone yarakoze ibyaha baramujyana imageragere hariya buri we nanjye najyayo nawe wajyayo yego uyu munsi hari video yagaragaye ya Apotre Yongwe ari mu rusengero rwa Kimirongo iyo video waba waragize amahirwe yo kwibona narayirebye si yo kwa Masengo yo kwa Masengo arimo abwira abantu uti ushaka visa ngwino utanga ituro niba umukobwa amaze igihe kinini ataragushaka ngwino utanga ituro ry'uko muguhaye ira video wayibonyemo iki ubutumwa bw'indase hari Imana yabubatumye Imana yabatumye kubwiriza abantu ibirayi wabuze umurage Yesu yadusigiye Yohana 14:27 yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye yababwiye ko abasigiye amazu se yababwiye ibibanza babwira abadamu bafite amataye angana n'ay'iki giti yababwiye amaviza ubutumwa bw'inda ugenda umbwira nabo bavuga ubutumwa bafite ubutumwa bw'igifu ubabwira ngo buri wese uri kuri YouTube hariya umutubuzi uko atubura niko amaboko nayo agiye kumutuburira amufata amujyana imageragere agiye gutubuka oya nuko bimeze uko ureba bari gutubura uko ureba bari gutubura kandi baraza mu ishusho y'ubumana baravuga Imana idaherukana nabo bakabwiriza Imana idaherukana nabo bagahanura Imana itavuganye nabo abenshi ni abapfumu bari gukoresha ibyo bita inteza aho bari kuza bakabatezamo iyo myuka mibi zo za mugasa zihagarariye ubusambanyi za rutukuzambuga za nkonjo za binego bya kajumba bamara kuziba isukamo zose zabagwiriyemo agafata icyatsi cyitwa umushyigura uza gushyigura ibyo yabateje agakuraho nka 2 ukicwa na kimwe ikindi wenda kikagabanya umusonga akarenzaho Yesu witwa Yusito uri mu Bakolosayi 4:11 ati Imana iravuze Imana irakijije Imana niyo yabatumye ese ni ngombwa ngo Imana nibimaye message yawe wowe nze nguhamagare nkubwire ngo shyira kamera yango ngire message y'undi muntu mu gihe udashoboye kuba wamugeraho udashobora kuba wamugeraho telefone mu gihe nta dukoze nta muntu uri muri Australia uzakireba mu gihe nta nimero yafite mu gihe nta nimero afite muri iyo itangazamakuru rimaze rigeza ritwara ubutumwa kuri none se mu gihe nta nimero afite uba Apotre Yongwe nta nimero yanjye afite cyangwa gihe ntayo mfite ariko ushobora kubona ubutumwa bw'umuntu budafitiye nimero ahubwo icyo nemera cyo dushobora kuba twicaranye mu kiganiro direct Imana ikayitima message ngahita nyimubwirira aho ngaho ariko nabwo nabanje Imana yabanje kumubwenge bwo kumenya niba koko iyo message ngomba kuyimubwirira he kuri kamera yego genda rubwira abo bose njya mbabona basakaye ubabwira ngo uko ukureba ishami ritungeho hano ukureba ishami ukureba ibi bibabi bimeze oya niko ikibi kibagwiriyemo kigiye gusakara ribi iterura mageragere mu nkiko ese mbeba uyu munsi nta mupasiteri uzongera kwaka ituro cyangwa se kurya ituro arakubwira ati umuntu akama izaragiye kandi n'abigishwa ba Yesu bari batunzwe n'abakristo genda ubabwire ko twe turi abantu tutari intama
icya 10 gitanga kuko nagisomye muri Bibiliya, ituro ngaritanga kuko narisomye muri Bibiliya. Wowe rankama jewe ndi ikimasa, ndi inkasi, ndi intamasi, ndi umurima se ujya gusoromamo imbuto. Abakristo batanga amaturo nkuko Bibiliya bivuga, ariko nta ni ituro riva muri wowe. Uri kubyumva? Icya 10 ni itegeko bagitange nkuko Bibiliya ibivuga. Reka ngurugero iwacu muri ADPR je wahonde nahoze mbona abantu ejo bundi niba ari bo muri ADPR iwacu simbizi bayimereye nabi, ariko iwacu muri ADPR ntago bafata ku ngufu umuntu ngatanga amaturo ngo atange icya 10 ngo agatunego ngo umugisha. Ubu Imana akijijwe madamu wanjye kanseri y'ibere, yamukijije nayihaye gakizamwe muri umuna wawe mukuru wawe. Imana akijije muri umuna wanjye fisi impyiko, yego, amaze imyaka 2 n'amezi 3 adasoba, cyangwa se atajya kuri toilette nga yihagarike. Imana nayo nayihaye iki? Ariko uziyo tuvuze ituro, ubu Imana yatanze Yesu Kristo ikamumanura hano ku butaka bw'inyarugenge kugira ngo apfire abantu birirwa mu manegeka birirwa birukanga gusa mu bintu bidafite umumaro. Wamuhire niye turo warihereza. Ibyo dukora na gace gatoya kandi abantu bagomba kubyumva bakanabyumva cyane. Utari bubyumve rero reka mbabwire, iyi si turiho n'isi kubituwa kowe kumanywa yihangu, n'isi kuramenye umugabo akaba amapengo, n'isi y'umukorogo kanyanga mu muhogo, n'isi ifata umusore ikamuvuna umugongo, n'isi icukurira umuzima ataranahagera, icumbikiye abantu bifitiye imigera, isi soroma itabi byigasarura itahinze, isi aho amarira y'imfubyi ashoka buri munsi asaba akawunga gahatwa igipfunsi. Turi mu isi ya rwona huye bagatoye ugapfa nk'igikona, si imiturirwa igoswe n'ibiturika, si iminja zuzuye agahinda, zimwe muri toyi izindi muri rigori izindi muri puberi, isi mirabazima bagenda ntibagaruke, isi y'urukungu rukurana n'amasaka, urukundo rwarashize ikibikira byibuha. Mana ndindi si nk'iyo. Turi mu isi ya rwona huye bagatoye amazi isi kakona, turi mu isi ya rwona mu mwanya wo kukonsa bwayira konka, si cura umucuza akabura yacira agacikira akanyarira ngo byibura adacumura, urupfu ruticacana ndaguceka, urapfupfuye iby'ishuti biragwira, umupfupfuye ni nk'ishara mu muriro, Mana yanjye unyihera ubuhungiro, isi kubitaga igihembo cye kikabindushye, ntukanywesha imbegeti, isi dutoza gusimbuka aho dusimbukiye hitwa iw'abandi wirinda gusandagiza ibyo usanze, teka tuhahurira turi babiri. Niyo mpamvu umuntu nyamuntu isi iramwosa akayajundika, yamusakuza agaceceka, yagenda akayacira kuko iyo yamize arijuta kandi agatura umubi w'umuruho. Uri kubyumva? Niko byumva. Mbeba ni ikiye kintu wenda dusoza nubuye butumwa waha abakristo by'umwihariko kuko ntekeza ko Apotre Yongwe abamuhaye amaturo, ntekeza ko hari abaje nyuma bagatanga ibirego bagatanga amajwi, abayatanze bo dike kintu bababwira. Abatanze amafaranga bagateza ingaro. Yongwe aragira ati mwahaye Imana ntabwo ari nge mwahaye. Imana sigira igifu. None se ibuhaye Imana baramuzanye. Eka tujye kumufata Apotre Yongwe baramuzanye, mbeba turi buze gusubira. Sawa ubwo genda Imana imufashe kandi mushyigikire mu izina rya Yesu. Ishusho ya pastor yambaye ishusho ya bishop, yambaye ishusho ya apotre. None ukareba, none se nta bantu bajya bakora ibiganiro kuri YouTube ngo urugero ukajya kubona muri comment ngo is this man real pastor? Nugibona rikumva ngo uyu muntu ngo numuvuga butumwa, uyu muntu koko ni pastor. None kubera iki uri umukozi w'Imana kuki wumva wahinduka ikimenyetso kigibwaho impaka na rubanda kandi ukorera Imana? Iyo nesheke Imana. Urakoze cyane, reka ngushimire Bikem, reka dukurikire tumenye uburyo biri buze kugenda. Hano ubu kijyambere ubu n'iki buhagiye gukurikiraho iki hari cyo. Ikintu kigiye gukurikiraho nuko dutegereje ko Apotre azanwa, ubwo niko biteganyijwe ko uyu munsi ari bube ari hano ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Dukoze kino kiganiro sangahe? Dukoze saa 3:30. Reka nkubwire rero, ndifuza ko umukozi w'Imana Apotre Yongwe arekurwa. Nicyo cyifuzo. Namaranga mutima yawe.
ni amarangamutima yanjye, ni icyifuzo cyanjye, sibyo? Uyu munsi dore hariya bari bagize n'impanuka, ariko kubera amasengesho Samu yasenze ajya kuza barayirokotse. Urumva? Apotre Yongwe, come on. Mu bibi bye haryamenyemo n'ibindi byiza byinshi, nubwo tutagiye kuri mikoro ngo tubivuge, ariko ntibibuza ko kuba bihari. Nuko ahubwo akenshi usanga ikintu kibi ari cyo cyamamaye kurusha ikiza. Muri kamere ya muntu urabizi ko ariko bimeze. Nabonye ari nabatangiye guhanura ngo ararekuwe, uri kumva za betting mu kanya niba mujyana ururimi ruraborenyereye, uri kumva? Ngewe ibyo ndi kuvuga si uguhanura, ni ibyifuzo. Ntabwo njyano kumutaba ngo nafungwe nabambwe, kuko nabaraba yarababariwe na cya gisambo ku musaraba ku munota wa nyuma cyabonye ubugingo cyari umwana wo kurimbuka. Ubwo rero Apotre Yongwe mu byaha bye bitaranamuhama ntabwo arutabaraba, ntarusha baraba ibyaha, ntaruta cya gisambo. Niba hari ikintu Imana yarije kumwigisha, sibyo bro? Muri iyi minsi arakizi. Ese Samu wagukuri wawe icyumweru gusa utari kurya uko ushaka, utari kumwe n'abarumuna bawe n'abakuru bawe, uri mu nzu ahantu wifungiranye wenyine uryama ku kirago, ni rero somo rindi ubukeneye ko Imana yabikwigishije. So rero kubw'impamvu z'umurimo w'Imana yayikoreye, kubw'impamvu z'umuryango we, umugore n'abana, kubw'impamvu z'inshuti ze, Imana imurengere kuri iyi nshuro acike. Donc uyu mugozi wa gereza ntuze ku buzima bwe, kuko nkeka ko ahantu yarari niba kiriya cyaha kimuhama Imana imwigishije bishoboka. Icyo tumwifurije nuko yarekurwa. Murakoze cyane. Yeah.